Mu karere ka Rubavu abaturage bongeye kugira ubwoba bwinshi cyane ndetse bibatera no guhangayika cyane ubwo babonaga umudayimoni waziye mu muyaga mwinshi cyane bikarangira atwaye n'umwana w'umwe mu baturage. Biravugwa yuko niyo bamurasa ataza gupfa ahubwo abigira abanyamasengesho basenze karahava birangira abarushije imbaraga arushaho kugenda abaganza. Ibi ngibi biteye ubwoba bwinshi cyane byabaye ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 14 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agaragara ku binyamakuru ndetse no ku zindi mbuga akomeje kugenda akura imitima y'abaturarwanda muri rusange. Nyemerera kandi ubanze udukandire no kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo turusheho kugenda tubana umunsi ku munsi. Ni kuri uyu munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 14 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025 natangiye nkubwira ko ibyabaye biteye ubwoba bwinshi cyane. Nyemerera nkwereke ko uyu atari iserwakira ahubwo ari umudayimoni waje kwigaragaza ku manywa y'ihangu. Hasize iminsi itari mikeya, ni iminsi 3 yonyine hatangiye kuba mu mujyi wa Kigali aheze nko muri gare ya Nyabugogo hamaze kuba hakigarurirwa n'amadayimoni menshi cyane muri rusange. Umunsi ku munsi hari kugenda hasohoka inkuru y'umudayimoni waje mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo. Noneho ibibereye mu karere ka Rubavu ho biratangaje. Nyemerera nkuramburire izi paji z'amakuru nuko byatangiye uramenya nuko biri buze kurangira. Reka nguhereze ikaze kuri wowe ugeze kuri no YouTube channel. Urasabwa kuba wadufungurira ibuto ya subscribe kugira ngo uhereze ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Neza iyi nkuru irajya guhura niya wa mukobwa waje gutanga ubuhamya wagiye ikuzimu akamarayo iminsi ingana n'icyumweru, uko yaje kuba Imana yamukoreramo ikamugarura mu buntu akagera aho agatanga ubuhamya bw'ukuntu yagiye ikuzimu. Abenshi cyane muri bo ntibemera yuko ibi bisanzwe bibaho, ariko uko byagenze abemera ko Imana ibaho ndetse nibo bemera ko amadayimoni abaho. Naho mu gihe ukemera ko Imana itabaho ndetse n'amadayimoni atabaho, igihe kizaba kimwe nawe uzabyibonera ari wowe aje kureba ubwawe. Nje ubwanje ndemera ntashidikanya ko Imana ibaho ndetse kandi n'amadayimoni abaho bitewe n'impamvu ntababwiye. Niyo mpamvu mbabwiye ngo amadayimoni abaho, kuko kugeza maginga ya uyu munsi nibwo nabyutse mu gitondo nshaka inkuru kuri murandasi zo gukora, nibwo nari ntangiye kubura inkuru numva agatelefone karampamagaye nkitaba ntashaka, ariko uwampamagaye yampamagaye ahuruza cyane ambwira ati zamuka urebe mu karere ka Rubavu ibikomeje kugenda bihabera. Abaturage benshi barambaraye ndetse bishwe n'ubwoba, bamwe batangiye kuva mu byabo bitewe n'ibintu bari kugenda barebesha amaso yabo. Nibwo nafashe akamoto ndazamuka, nkihagera nanje ubwoba bwantashe kugeza n'ubwo kugira ngo mbanze mfate iyi nkuru nanje ubwanje byansabye kwihagararaho nk'umunyamakuru birangira nshakishije akabaraga nkagenda mbaza abaturage bari bahari ku ikubitiro. Biravugwa yuko ari umuyaga mwinshi cyane waje usa na serwakira, ariko si ari serwakira, nakubwiye ko ari umudayimoni. Haje ari umuyaga mwinshi cyane, babona havuyemo icyo kintu gisa gutyo nkuko nakikweretse kuri thumbnail. Birangira afashe umwana mwiza cyane w'umuturage, umwe muri abo wari aho ngaho aramugurukana mu gihe kitarengeje amasegonda 30 yahise agarukana n'undi muyaga ukomeye cyane. Bamwe mu bari aho bigira abanyamasengesho baje kuba basenga cyane, umucucu uraza, ariko ay'ubusa byarangiye abarushije imbaraga arushaho kugenda abigaragariza mu maso yabo. Abaturage benshi muri bo abatagira imitima ikomeye bahise barwara ihungabana bajyanwa mu bitaro bitewe n'ibintu bari kubonesha amaso yabo. Ibi bintu byari bikomeye cyane, ndi kubabwira ko biri kuza guhura neza niya nkuru ya wa mukobwa bita Alice waje kuba yajya ikuzimu akamarayo igihe kingana n'icyumweru. Akigerayo yavuze ko yabonye abadayimoni ndetse abona n'imana zabo ndetse akabona n'ubwami bugiye butandukanye bw'ikuzimu ukuntu bumera. Akigerayo batangiye kujya bamugaburira igikombe cy'amaraso ndetse abonayo abami b'ibimonyo ndetse n'inyo bakajya bamutegeka icyo gukora. Ubwo bamaraga kumugaburira igikombe cy'amaraso bahitaga bamuhereza misiyo yo kugaruka ku isi kuba yayobya abantu. Umunsi umwe yaje kuba yaza ku isi, Imana imuvugiramo birangira adasubiyeyo, ariko
ko rwari urugamba rutoroshye cyane mwabantu mwe ubwo yazaga gutanga ubuhamya. Hariho abatarabyemeye ariko hari n'abarabyemeye kuko ibi bintu bimaze kubona ko bishobora kuba bibaho kenshi cyane, ariko mu gihe utemera Imana kwibaho ntabwo wakwemera ko n'amadayimoni abaho, ariko nakubwiye ko uzaza kubyibonera. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda abangamira abaturage muri rusange.